ngo kera urukundo ngo rwari impumyi ngo ariko ubusigaye rureba sinzi niba ako kantu warakumvise ntago nakumvise ubwo bishatse gusobanura iki ubu urukundo rusigaye rureba rureba ruterera ubu rusigaye rureba amaguru meza rukareba ikibuno rukareba amafaranga ibyo bintu uko ari bitatu urukundo rurimo rurabireba ikibazo nibaza nuko ibyo bintu niba koko ariko biri nuko ibyo bintu uri kuvuga urukundo rurebaho birashira none se yabishize bigenda gute yewe iyo bishije nyine ubwo iyo bishije n'urukundo rubarushije bongere kera ndi umwana mutoya nakuriye muri ADPR nkuranzi yuko kwegerana n'umuhungu byonyine mudasomanye ari cyaha gikomeye nibaza noneho ubwo nkura gutyo neza urumva noneho ndakura ndi umukobwa mwiza noneho ntinye n'abahungu urumva n'abahungu banyegera nkababwa ndabarega kuri mama urumva nuko naho ubwo nzi ko no gusomana ari icyaha ariko simewe ngeze ku myaka 23 yanjye yewe nabaye nk'iyo nicikizi wiko akuyemeshe byatewe niki cyatumye wirekura urabona hari ukuntu umuntu akubwira nk'ikintu kandi n'ababyeyi bazankurikira bazagenda babibona ukabyiruka iwanyu baguha situation nziza bakubwira bati ibi ni bibi gucya ni bibi ni bibi ariko kumbi ahanini ubusanga na bya bintu wenda batubwira ngo ni bibi ubusanga na kenshi biryoshye ngewe ngewe narabikoze nirondo riraza reka da Bonsoir et bon après-midi mes chers amis et les amis de CMB TV. TV pour tout le monde, toutes les choses et toutes les locations. Je m'appelle Nshimiyimana Simon et j'admire pour tout le monde qui s'abonne à notre chaîne. Ndishimira kubwa buri wese akoze subscribe kuri urukuta rwacu. So ni ibintu byiza cyane turashimira ababi n'abeza. Turashimira afite umutima wo kwitanga ariko nanone turagaya abayobozi bigwizaho ibya rubanda. Bakanyurwa n'utwabo bakarenzaho n'utwa rubanda. So anyway, turaneze rero imbere yacu dufite umushyitsi dukunda kandi doza ku mutima. I don't know if I can say visitor ariko nkeka ko n'umuntu mukuru. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Who are you? I'm good. Okay. You are good. So what's your name? My name is Bazgaga Ntime. Impamvu tukubaza izina nuko nyine urumva turamenyeranye ariko hari igihe nyine hashobora kuza umuntu mushyashya akaba ari ubwa mbere akubonye. Ntime bimeze gute? Ni fresh. Ubuzima buri kugenda. Ifungurwa rya kiroso sawa sawa waryakiye gute? Kiroso sawa sawa ninde? Iki urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge cyane ariko muri iki gihe ubona biterwa n'iki? Mbo ikintu rakibutera hariho agahinda gakabije. Gute ubwo? Depression. Noneho rero buriya iyo urabona abantu turatandukanye hari ukuntu ngewe ikibazo gishobora kunzaho cyamara kunzaho ngewe bitewe nuko ari ngewe nkahita nyakira nkamenya ukuntu nkimanaginga kugira ngo kitaza kungiraho ingaruka ariko hariho nundi bihita birenga ibya bibazo byaba ibyago byabiki noneho byahita bimurenga akifashisha ibiyobyabwenge kugira ngo umutwe abashe kuruhuka neza. Okay, ubwo wenda we ni kubyumva hari ikintu bita urukundo baravuga ngo urukundo rw'iyi minsi rwarakonje wowe ni kubibona koko cyangwa nuko byahinduye isura? Reka mbabwire sinkubeshye nta rukundo ruri mu bantu cyo kora ruri muri Bibiliya. Usomye Bibiliya rwose usangamo urukundo usangamo inkuru ziryoshye z'urukundo rwose Bibiliya ikagenda ikagira ariko wabumva Bibiliya wasohoka hanze cyangwa usanga ibintu byaracitse. Iyo uvuze ibi bintu ngo nta rukundo rukibaho buriya cyangwa ntabwo bishobora kurakaza shere wawe inde iyo uvuze ngo nta rukundo rukibaho reka nkubwire nta rukundo rukibaho kuko niba tukibona divorce tukaba tubona divorce uko bwije nuko bukeye ugasanga abantu ngo bicanye umugore n'umugabo yisha umugabo ibiki uhita ubona ko nta rukundo rugihari cyangwa rubaho ubwo nuko ushobora no kuba tunarufitanye ngewe nawe ariko hanze bicika ariko ntago ari ukuvuga ko urukundo rudahari.
ahubwo wasanga roho akari gasigaye kakaba karimukiye muri mwebwe. Noneho reka muri twebwe nge wowe na sheri wawe. Oya ntabwo ari uko nguko bimeze. Buriya rero reka nkubwire, hari umuntu uherutse kuvuga ngo kera urukundo ngo rwari impumyi, ngo ariko ubu usigaye rureba. Sinzi niba ako kantu urakumvise. Ntabwo nakumvise. Ubwo bishatse gusobanura iki? Ubu urukundo rusigaye rureba. Rureba ruterera. Ubu rusigaye rureba amaguru meza, rukareba ikibuno, rukareba amafaranga. Ibyo bintu uko ari bitatu, urukundo rurimo rurabireba. Ikibazo nibaza nuko ibyo bintu niba koko ariko biri, nuko ibyo bintu uri kuvuga urukundo rurebaho birashira. None se yabishize bigenda gute? Yewe iyo bishije nyine, ubwo iyo bishije n'urukundo ruba rushije. Byose biba birangiye. Ruba rushize cyangwa rurushije? Nyine iyo bishije urukundo rurakomeza ariko rwimukira ahandi. Okay. Hari ikintu ariko urumva niba rwimukira ahandi twebwe dushobora kuba tutarufite cyangwa n'abandi batarufite ariko ruriho. Sibyo se? Urukundo rwo ntago ruzabura. Urukundo rwo niyo abakundana niyo urukundo nyine rwashama cyangwa ukabona urukundo ni ruke ariko ntago habura abantu bakundana. Dukubita ku ncamake ya adolescence yawe ukuntu hari umeze. Kera urakana gato, uragakobwa gatoya. Mbongere kera ndi umwana mutoya, nakuriye muri ADPR. Nkuranzi yuko kwegerana n'umuhungu byonyine mudasomanya ari cyaha gikomeye. Nibaze. Noneho ubwo nkura gutyo neza. Urumva? Noneho ndakura ndi umukobwa mwiza, noneho ntinye n'abahungu, urumva? N'abahungu banyegera nkababwa ndabarega kuri mama. Urumva? Nuko noneho ubwo nzi ko no gusomana ari icyaha. Ariko sinewe ngeze ku myaka 23 yanjye. Yewe nabaye nk'iyo niciye ikiziriko. Akuyemeshe. Byatewe niki cyatumye wirekura? Urabona hari ukuntu umuntu akubwira nk'ikintu kandi n'ababyeyi bazankurikira bazagenda babibona. Ukabyiruka iwanyu baguha situation nziza bakubwira bati ibi ni bibi gucya ni bibi. Ariko kumbi ahanini ubusanga na bya bintu wenda batubwira ngo ni bibi, ubusanga na kenshi biryoshye kuko naciye ikiziriko. Ntago waguye ivutu. Niko nagwaguye ivutu. Ndagenda umva reka nkubwire. Yewe byari biryoshye pe sinkubeshye. Wararirimbye urahimbaza pe. Ariko baravuga ngo ntago se wigeze winiguruka kwivutu. Ntago wigeze winiguruka ugakurizwamo kugwivutu. Noneho reka nguha kangusetse gato. Njyewe narabikoze. Nirondo riraza. Reka da. Nizere ko atari urwenya ariko. Nizarije guhurura. Ese mama sorry. Ese iyo urebye kuri Nzovu. Wenda reka tuganire ku rukundo rwa Nzovu na mama Queen. Niba ubibona koko twaganiye ku rukundo koko iyo urebye ubona mama Queen na Nzovu bashobora kubaka urukundo rugakomera nkuko hari ikiganiro cy'abantu hoze ndeba mama Queen atsindagiriza ko mukunda. Wowe iyo ubarebye ubona koko bashobora gushinga urukundo rugakomera Nzovu agatandukana n'umugore basezeranye bisezerano akisezerana na mama Queen. Muri iki gihe birashoboka. Rero kamubwire hari ikintu abantu bataramenya. Buriya mbonereho no kubwira abantu yuko niba by the way insengero zirafunze ariko ntago bazifunze mu mitima yacu. Zifunze kuko ari inzu zakinzwe ariko ubundi insengero ni imitima yacu nabira nikivuga. Bura waruzi ko urukundo rudashobora kuryoha hatarimo Imana. Reka da. Nkeka ko rero Nzovu nura mugore we ntago bashobora gukundana ngo bubaka umuryango uhamye w'urukundo koko nkuko izindi nkundo zivuga. Ba ntago byashoboka kuko Nzovu icyambere ajya mu ndangamirwa. Niba bomo yimwe akabomera ebyiri ugasanga byawe ruhererekane. Ejo akajya kuri mama uwo mudamu we urumva. Mama Queen akajya no kuri mama Sandrine. Bakundanye nuko wenda bafitanye abana. Sibyo akaba wenda ari n'urukundo rw'abana ruba rurimo kubikora. Ariko ntago bashobora kubaka urukundo ngo ubone ko ari couples itanga urugero pe. Reka. Wenza baje kugutereta ntago wamwugururira. Ngewe se Nzovu se yantereta ankuye he. Cyokora twaganira. Twaganira tukajyana ikiganiro akambwira ibiki n'ibiki nanjye nkamubwira ibiki n'ibiki tugaseka tugashimisha imibiri nyine twisekera. Ariko ntago twagira. Nzovu gahunda ye rwose atari mwishuka ntibyagira. Urugo rwa Yaka rero. Urugo rwa Yaka turaruha iminsi ngaye.
urugo rwa Yaka nabonye bafite marene witwa Nyabitanga. Nanamushimira rwose Nyabitanga namukiza ku murongo ariko na extract nabigizemo uruhare. Okay, noneho Nyabitanga rero burubwa biri inyuma ntekereza ko simbateze iminsi kuko ntago ari nge wabubakiye nubwo ari nge bifite mu uruhare. Ariko ntekereza ko rwose bikomeje kuriya Nyabitanga akakomeza akabaha umurongo hakaza n'abandi bantu bakajya babagira inama baturugo rwubaka gutya ntekereza ko yakayakubaka cyangwa ni bya bindi bya scam nk'ibyo yigeze gukorana mbere yigeze nabwo yigeze kubikora na Keza ngira ngo urabizi ntago mbiza ariko biri kuvuga cyane biri kuvuga rwose by'ubwo rugo urasa twizere ko bazagera kurera bagera kure ngaho jyanera ubutumwa urugo rwa Yaka ubutumwa rero ubutumwa nabagenera rwose Yaka namwifuriza kubaka ni umugabo mwiza yakubaka rwose bikagenda neza nta kibazo kandi umugore we nawe ntaba mukurikiyeho yuko ari umusitari cyangwa se yamenyekanye amukurikire nyine ashaka kubaka cyangwa n'ibya bindi by'abasitari bakaba bari kudutuburira oya nka bya bindi bya Joyeuse ntiwabonye yanda ya Joyeuse ese yavuyemo yanda ya Joyeuse sinzano yagiye wasanga ari byenda yari yapakiyemo umwana munizi ntakizwe urutoze hari igihe ashobora kuzayitwara ugasanga nyine imbuga nkoranyambaga kuzikoresha nabi buriya ntibishobora kuzanira akaga gakomeye abazikoresha imbuga nkoranyambaga nabyo byashoboka ariko byaterwa n'uko mwabikoze hari ikintu bita wigeze gukomoza ku ijambo indangamirwa buriya tuvuze indangamirwa tuzihuza n'abakobwa ntago tuba turi gusebya umuco nyarwanda kuko urumva indangamirwa ni intore kabisa isobanutse abantu barangarira iyo dufashe indangamirwa tukayihuza n'abantu bicuruza ntituba turengereye oya amazina y'intore ni menshi batiswe indangamirwa bakitwa andi mazina byaba byiza yego wenda reka ibya Yaka mwana tubireke ariko biramutse rusenyutse cyangwa biramutse bibaye ari prank biriya ntago byaba ari icyo nakita kwangiza hazaza hari imbere h'abanyarwanda se cyangwa habo oya buriya prank ikintu nabonye prank izamo amafaranga ibirimo amafaranga biriya bintu baba babikoze babyumvikanye urumva ntago yabicira ejo hazaza kandi barabyumvikanye. Okay anti mu myaka 20 iri imbere urateganya kuzaba ugeze kuki nk'ubu ngubu iyo wica ugapanga wumva mu myaka 20 uzaba ugeze kuki imyaka 20 iri imbere ko ari myinshi ra ntago ari imbere imyaka 20 iri imbere nzaba mfite abako ubwiwe n'ikisi cyo ni icyambere kandi imyaka 20 iri imbere nzaba mfite byinshi harimo n'imodoka wenda abana bawe bazaba barihaye Imana ntago natuma umwana wanjye yihi kandi agera igihe cyo kwitiramo ariko kuki ababyeyi mwumva umwana yakora ibyo mushaka kuruta nawe ntago yahitamo kuba manseri yego ni iki wakoze cyahinduye ubuzima bw'abantu aho kuva wagera ku isi ni iki nahinduye wakoze cyahinduye ubuzima bw'abantu kuva wagera ku isi hari abantu nagiye mpakazi benshi kandi hari abantu nagiye mpakazi bagiye batandukanye kuri ubwo rero bakabiboneramo icyo kurya cyangwa se nyine ukabona babayeho neza. Hari script yawe rero hari sinema twabonye washyize ahagaragara irimo umugore n'umugabo ukuntu anyway biriya bintu dusobanuriye mu by'ukuri la script koko biriya bintu mwakinnye bibaho birashoboka ko umugore ashobora kwahukana yego yamara kwahukana umugabo agahita azana undi mugore bidaciye kabiri cyangwa ni just cinema buriya iriya sinema ni ngewe yanditse mwabonye yuko ngewe mba ndi umwana aba ari nge wahukanye haba hari mama wanjye na papa wanjye ariko biriya bintu narabihuje kuko ndibuka kera ndi umwana mutoya mama yajyaga atubwira ati rero mwabakobwa nimba ashyingira nkabona muvuye muri uru rugo ati ntabwo nzajya ntuma ko mwahukana ati mujye mugenda ibibazo mwagiranye n'abagabo banyu mubikemure mwiyunge mugire gute ati ariko sinifuza kubona umwana wanjye yahukanye ati kuko nta kiza cyo kwahukana kibamo ubwo rero buriya njya kuyandika nabisanishije mbihuza n'ibintu mama kera yajyaga atubwira byose ndabikurura bituma rero mbishyira muri sinema.
abantu bayikurikire bayirebe bajye bandikemo ngo iki bandike ngo burya si bino burya si buno burya si buno yego ese kubera iki igihe cyose umugore rero wahukana kuki umugabo atahukana cyangwa ingoma zahinduye imirishyo n'abagabo basigaye bahukana ubundi mu muco ubundi hahukana nese no kwahukana ni umuco no kwahukana ni umuco wabyita umuco kuko byamye ari abagore bahukana sinigize kuva aho menye ubwenge ntabwo nigize mbona umugabo wahukana ariko umunsi barahukana uyu munsi bwo barahukana ariko mbere ntabwo bahukanaga imbusane y'umupfakazi ni iyi umupfagabo okay good dusangize wigeze ukora ubukwe narabukoze dusangize ku rugendo rwo kumara amavuta kuntu byari bimeze kumara amavuta kubera ko ngewe nari narayamaze kuko urumva ngewe nakoze ubukwe ntwite inda y'amezi 7 urumva amavuta nabanjije kugira nabanje kuyamara ariko ubwo mbere y'uko nyamara nyine njya kuyamara kugira ngo ibyo bikurikireho haciye uwambaye ninde atsinze urugamba rwo kumara amavuta umugabo niwe yagombaga kurutsinda kuko niwe wari urimo kururwana amavuta ya mbere rero mumaze kuyanywa mumaze ibyo birunge bya mbere cyangwa icyo kimuri hoze kugikoresha wumvise bimeze gute byanga bikunze ashobora ko ari bwa mbere nyine mujya kumara amavuta inshuro ya mbere wumvise bimeze gute bwa mbere biba bigoye rwose pe biba bigoye iyo ari n'ubwa mbere ho muranabireka ijoro rya mbere murabyihorera irya kabiri mukaryihorera cyoko irya gatatu ntabwo umugabo aryihanganira arakubomora mugani wa nzovu yirwana cyane rwose kubera iki I don't know say iyo bavuze imikoreshereze ya family planning hari abantu batayumva neza nyaka ko na Kiliziya Gatolika irimo family planning cyo kuringaniza urubyaro ubitekereza iriya gahunda yo kuboneza urubyaro ni gahunda nziza cyane ni gahunda nziza umuntu yatumye ubukene wenda bugabanyuka yaba ikigero twari turiho mbere cy'ubukene ubu ngubu ntabwo aricyo tukiriho kubera family planning ubukene se bwaterwaga n'abana benshi kandi kubyara buriya ubukene butera n'amakimbirane mu rugo kandi kubyara abana benshi ari amaboko ntago bikira amaboko nagira ngo mbabwira yuko ubu ngubu abana bavuka muri iyi minsi ni abanebwe ni abantu badashaka gukora umwana uramubyara weje ukabyara undi gutyo bamara gukura nk'aho bagukuye ku murimo mubi uri umubyeyi ahubwo ukarinda ubusaziramo bose pe niko bimeze cyangwa ugasanga umubyeyi arakora amanywa amasaha 5 ibyo uvuze kandi koko nanjye njya mbibona ukibaza se umubyeyi uko akora amasaha 7 umwana agakora amasaha 2 n'igice rwose wenda nabazi pe ugasanga umubyeyi w'umumama arabyutse arakubuye aratetse yogeje ibyombo umwana w'umukobwa wavuye nko ku ishuri uri mu biruhuko cyangwa se nasoje ari nko kuri telefone mu nzu rwose ubu ngubu nta bantu ntibagishaka gukora tuvuga ko abana bamaze kubirurumbo cyangwa hari n'uburere bwata ntago ari bose ariko rwose abana barangiritse bangijwe n'amatelefone bangijwe n'amafilime bangijwe n'ibintu bigiye bitandukanye ariko bangiritse pe barangiritse niyo mpamvu rero ababyeyi bose mugomba kuboneza urubyaro urumva ubwo umubyeyi wese ahari agomba kuboneza urubyaro yifashishije kwa muganga cyangwa se n'uburyo bwa kamere hari abantu babizi bose ukaboneza urubyaro hari cyo buri buryo bwa kamere bameze gute kugira ngo batabizi babyumve uburyo bwa kamere ni uburyo iyo hari nk'ukuntu umuntu ajya nko mu mihango akajya mu mihango ukwezi kwe kudahinduka akurikiza itariki uriya muntu ashobora kuboneza urubyaro gute ubwo kuko abazi igihe ashobora gusamira abazi igihe imihango izazira urumva afite ukuntu abimanaginga wese wenyine cyangwa we n'umugabo we n'umugabo we nyine barabyumvikana ubwo ni ukuvuga ngo mu gihe cy'imihango bigenda gute mu gihe cy'imihango ntabwo bakura ibumba ubwo nyine urumva ntabwo umugabo abonana n'umugore mu kinyarwanda nyine ntabwo babonana mu mihango noneho rero barabara nyine hari iminsi uteganya ngewe ntago
ntabwo byo byabashije kumbaho ariko abo byabashije kubaho bazabura bizi. Ubwo buryo burizewe ku buryo bushobora gutuma buba successful 100% umuntu ashobora kwihangana. Burizewe niyo utabyizeye neza bagenda ukajya gufata urunigi. Ubundi se iyo umukobwa agiye mu mihango igihe runaka cyo kuba atasama ni nka nyuma y'imisi ingahe atasama? Kugira ngo twumve niba koko numva iki kiganiro ubwo bwirinzi bwizewe. Urumva hari ibyo umuntu abazi ariko nk'ubu nkanjye narabyibagiwe rwose sinkubeshye. Kubera njyewe ntago nigize nkura. Urumva mu bwana bwanjye nakuze rwose nitonda ndi umuhanga mu ishuri. Ibintu rero byo kujya naho nyine menye ubwenge nkamye ibyo bintu byo kujya mu mihango ntago nigeze mbikurikirana cyane. Kuko niyo twigaga bakatwigisha bati gusambara mukiri batoya n'ibibi ibintu nk'ibyo nge wabonaga bitanandeba. Reka ese anti wowe iyo urebye umuco w'iki gihe uragenda ucika cyangwa aronaseye cyangwa uragenda uhindura isura? Mbongewe umuco w'iki gihe ntago meze nk'uwa kera. Kera hari hariho kondisiyo nyinshi. Kera ababyeyi ba kera wabonaga ko bafite ni nk'ubwenge karemano niko nabyita. Kuko ubu ngubu kubera iterambere abantu bose bamaraniye no gushaka amafaranga. Nta numva n'ababyeyi benshi hari n'ababyeyi usanga batitaye nko ku bana. Ukabona abana bameze nk'abarimo no kwiyobora kandi bafite ababyeyi. Ariko kubera ko ababyeyi ari umupapa ari umumama bose bari bagiye gushaka amafaranga bata umwana yige iki ibintu nk'ibyo. Umuco uri kugenda utakara ariko ababyeyi nabo rwose babifitemo uruhare. Anti ikintu cyitwa uburozi ugitekerezaho iki? Uburozi hari ibintu ujya kumva ukumva wenda nk'ibintu abantu bagendaga bavuga ngo abanyagisaka ngo bararoga cyane. Ukumva ngo abantu ngo bahanga agace runaka utuntu nk'utwo nyine bya kera nyine. Ibyo bintu koko byabaga ari ukwibeshya cyangwa hari agace usanga nyine kabamo abantu b'abarozi benshi? Ngewe kubera ko nta muntu wigeze ndoga pe n'uburozi simbuzi gusa ndabyumva. Numva ngo nk'ubu nk'ahantu bitanga ikibungo ngo abantu bagendera ngo kubatara. Biriya bintu se si ugusebya agace runaka? Wenda n'ukubasebya simbizi ariko uba wumva bakubwira ngo ikibungo guhaba abarozi guha abantu bagendera ku gataro ibintu nk'ibyo. Ibyo byo rwose ntiwareka kubyumva kuko abantu baba bavuga ngo hana bararoga ngo hana agace nta burozi. Wajya nko gutura cyangwa wimutse ngo hanaha ngo uzabanze waririze ngo ibintu nk'ibyo urabyumva. Ariko nge reka nta n'umurozi ndabona. Umuhango wo guterekera utekerezaho iki? Guterekera haterekeraga abantu ba kera. Guterekera no kubandwa ibyo bintu ubu ngubu nkeka ko bisigaranye rutanga rw'amaboko. Wowe ntago waterekera? Rutanga rw'amaboko abantu baramuzi. Uwo niwe wabibariza kubikeneye. Anti wigeze ubona inkuru ya wa muntu witwikiye mu nzu warayibonye? Agatwika n'abana? Iriya nkuru yarambabaje. None ngiye ikibazo nibaza impamvu nyikubashijeho ndetse tugatangira kuri gakondo uburozi tukaganisha kuri iyo nkuru. Uyu munsi turi kuvuga ko wagiye mu nzu akikingirana akitwika. Aronose yabaretse ariko hari umuntu twakoranye ikiganiro nagira uko abivuga ariko nandi ndagira ngo nkubaze we yari umugabo. Wowe ukurikije ukuntu uriya mugabo bimeze ukeka ko biriya byari ibirozi? Afite hoteli afite ibiki n'ibiki byose? Rero uriya mugabo bwa mbere iriya nkuru nyikibona nabanjije kumunenga ndamugaya mwitinjije rwose nabandi ni gute umuntu yifata agafata abana akabatwikira mu nzu. Nyine birambabaza iriya nkuru yarambabaze imva njye nkikinayibona nararize ariko barabana nibo bambabaje cyane bituma nyine ngira emosiyo ndarira kuko nabibonye ku mbuga nkoranyambaga bicira. Ariko nyuma yaho baza kumbwira ngo afite ngo umugore ngo witwaga Nyirabisabo. Nyirabisabo rero yari umupfumu karundura yoherezaga ihembe muri Amerika agira ati ariko biriya bintu iyo ufashe uburyo umugore we yari afite ibyo bintu by'intuza by'ubupfumu ugafata n'umugabo we kuko umugabo we yari afite business akora n'umugore afite ibyo akora. Biriya bintu bibihujije njye narabihujije numva uriya mugabo ashobora kuba atari we yarasize biriya bintu by'umugore. Kuki se abantu abandi bantu batabimukorera? Oya nkeka ko
nta bantu bawe kuko niba umugore we afite ubushobozi njye nigeze kubona kuri YouTube umugabo wo kuri Afrimagis TV yaramusuye amwereka ngo yohereze ihembe muri Amerika ntekereza ko umuntu wari ufite cyangwa ira ni script bakoze shata ntago mbizi ariko nabibonye gufata ihembe ukaryohereza muri Amerika ntekereza ko uriya muntu afite ubuhangange burenze afite n'ubushobozi burenze kuvuga rero ngo n'abantu ngo babimukoze ntekereza ko abo bantu bari kubibona mbere y'uko biba okay reka wenda twizere ko uko bizagenda bihinduka ukuri kuzajya agaragara kiza nuko na polisi yabigiyemo ikabikurikirana umugore umutungo afite kurusha ibindi byose n'ubwiza yego bigenda gute kugira ngo umugabo ashobora gufata igihugu kinini pe agafata ingabo nyinshi pe ariko byagera ku mugore ibyo byose bigaca mu myanya y'intoki yego kubera iki nka Samusoni mpamvu mvuze iki kintu ni inkuru isa nkaho yarangiye ariko jewe ndishakira kwiganira n'umugore byanyabyo kubera iki wowe ukurikije ibi biriya bintu bavuze kuri meya wo mu majyepfo do you think that ukeka ko ari ukumuhimbira cyangwa uriya mugore yamukozemo akazi amukumbagaza ku mukungugu uriya mugore yaramuroze yaramuroze cyangwa ni meya ni Nyabarongo yishu yizaniye oya ntabwo ntekereza ko rwose ubuse koko meya buri umuntu uzarebe n'umuyobozi w'umudugudu ku rwego rw'abakomeye kuko reka nkubwire umuyobozi w'umudugudu niba akomeye noneho uva ku mudugudu ugere ku kagari ugere ku murenge noneho ujye ku rwego rw'iki ujye kugera ku rwego rwa meya ntekereza ko uriya meya bari bamushyizeho babona ko afite ubushobozi ko anabishoboye ariko urabona ukuntu uriya mugore amukuje kuri uriya mwanya mu gacu nk'aho guhumbya nkeka ko aramaze imyaka igera muri 5 uriya muntuza uriya mugabo rwose yahuye na Darira pe sinkubeshye yahuye na Darira nkubwire yego ariko ubona biterwa n'iki kuba umugabo arya akanywa afite umugore afite n'abana yarangiza akifuza kuryamana n'undi mugore ku ruhande yewe bira rero reka nkubwire simo rwose reka tuganire bira bintu rwose mbyibaza nanjye ndabyibaza nibaza ukuntu umuntu ashobora kuba ari umusore hari akantu tujya tugira urugero nanjye ndi umukobwa n'undi ni umusore hari akantu ukajya kubona ukabona wenda nk'umusore ashatse akuze icyo bivuze ni iki muri ya myaka yose yagombaga kuba yarashatse ariko ntashake agategereza iriya myaka yose aba yararebaga uba wararebaga umwiza ukareba umubi utoranye ukareba iki n'ibice by'umubiri byararuye rubanda ese uriya muntu uko yirabura ateye ate ese uriya muntu uko ari inzobe ateye ate ntekereza ko ujya gufata umwanzuro wo kuvuga ati reka mfate umuntu umwe kuko ni umuntu umwe ukura mu magana sibyo ukamugira umugore ariko byacaho igihe runaka ukaba umusimbuje undi urumva ririya rero ni irari karemano kandi ririya twese byaraturema kuki uyu munsi turi kubona abagabo benshi bakunda gukurwa ku myanya y'icyubahiro n'ijipo cyangwa se n'ubusambanyi kuki abagore bitababaho bo nanone reka ngura kandi kantu gatuma ushobora urabona ingo z'iki gihe bisigaye bigoranye urashaka umuntu wenda umushatse vuba utamuzi utazi ibice utazi iki utazi aho yarerewe utazi iki noneho mwajya mu rugo ugasanga bya bindi mwavugaga muri fiyansaye sibyo bibaye mu rugo noneho hari nk'ukuntu uzarebe hari nk'ukuntu umugore abagore batandukanye hari abagore baba batujije bagendera mu kinyabupfura bitonda ariko hari abagore b'inkuba za Burayi reka ariko mbyita kumva ngo uramuntu ni inkuba ya Burayi inkuba ya Burayi nikira ni wa ukerebutse utyaye nyine usobanutse noneho ngewe niba nje urugero nkanjye nshobora kuza tukaganira wenda duhuriye nk'ahantu muri pati muki nkakuganiriza mfite umugabo nawe ufite umugore ariko wakumva uburyo ndiho kuganiriza hariho n'abashyiraho utujeste akaba yagukoraho ikora ryaba ryagize akaba yari gutunganiriza akantu akagutwara muri mude ukabona arimo kugenda kwiyegereza noneho wa muntu iyo ubonye ukabona utu tuntu ari kugukorera nawe ugashaka kumuvugisha cyangwa kumuganiriza arakwafe urumva warose wabyuka noneho mukaganira wa muntu we bitewe n'uko wenda hari icyo yagukurikiragaho cyangwa ari uko yarakubonye akakubwira amagambo meza uhita utekereza ariko abagore nk'aba baracyabaho ese umuntu nk'uyu aracyabaho kuki se uwanjye atameze gutya kuki uwanjye atameze gutya noneho ukavuga uti
bora rero kubera ko abagabo baba bafite inda y'abukuru ba nyiri cyubahiro reka ariko mbyita urumva abagabo nanabashimira ko mfite n'indirimbo yabo nziza n'abahimbiye ibikoresho yitwa ibikoresho abagabo ndabemera urumva noneho abagabo rero umugabo buriya abagabo ura n'abana beza hari ukuntu umubwira ukamwiyegereza ukamubwira utugambo twiza akaza ukamukora mu mutwe akaba nk'ingurube y'ikuzo amagambo meza gusa nk'ubu nkanjye nkunda kuganira ariko njye ngira ikibazo uzi ko nganira n'umugabo umwe nkaganira n'abagabo babiri nkaganira nabo ushobora gusanga nko mu bagabo 5 twaganiriye havuyemo nk'abagabo 3 bambwiye ko bankunze kandi nanjye mfite umugabo urukundo ruganisha ku gitsina cyangwa utekereza ko urwo rukundo ruganisha ku mubiri ubwo barebye baravuga bati ubwo umuntu atuganirije bikaba bitandukanye nuko abagore bacu batuganiza ukumva yina harimo akantu nuramumeya rero wasanga ari ifite umugore witonda uvuga makeya yahura nure akandi babonye ko ari n'igitomate kandi raga abagabo nta nubwo twabarenganya ariko se wigeze ubona riratako abonye barishyize ku mbuga nkoranyambaga none se ho riratako koko we umuntu werikatira n'inkanda bese kuki abagore batambara ngo bikwize zirasi intwaro baduteze koko bura rero reka nkubwira ibyo bajyaga bavuga ngo bya Vestina na Dorcas amataye ya Dorcas yakoze kuri Rene yenga ngabataye ngo ya Vestina ngo yakoze bura hari ikintu utahe ako bira nukubeshya so kubeshya se bura sura mugore utekereza ko mwambitse imyenda miremire utekereza ko atari mwiza ni mwiza ariko sinyeka ko kugaragaza amataka aricyo cy'ingenzi se hari ubundi buryo rero hari ikintu utazi urumva ubu buri muntu ntekereza ko buri muntu twese turiyizi ikintu cyiza ufite ku mubiri wawe ntekereza ko ushaka kukigaragaza urumva rwose buri ikintu cyiza urumva ikintu cyiza umuntu aba afite abashaka kukigaragaza umuntu afite ikibuno kinini ntago wagihisha ngo bikunde nubangura yashyize amatako ku karwana ngo agende bayareba urebye iyo urebye amatako ye ukayagendesha n'ikibuno ubona ko n'ikibuno gifite ubona ko nyine ateye neza ariko umuntu tuvuga bura nta muntu wenda uba mwiza mwije 100% kuko nta mwiza wabuze inenge bajya babivuga ariko muri bya bindi byawe byiza uzi wiyizi ufite wiyizi kuko bifite nta kintu ntago ushobora kugira ntago ushobora kubihisha yego wari ukomeje ku kantu ka Irene ngo yabonye amata ya Dorcas ariko niwe wundi wasezeranye n'umunyaburikina Faso ni Vestina kakandi gatoya se niko kitwa Vestina ni babiri bavukana umukuru n'umutoya umukuru witwa Vestina niwe washakanye na Idrissa Awedrogo none aya matako yararuye uwo muhungu ninde nayandi ntago ari ngo na amataye niko nabibonye nanjye babishyira ku mbuga nkoranyambaga ngo amataye ya Vestina ngo atumye nyine ngo akuye ngo Irene Irene se afite umugore hari ubwo akeneye gusezerana n'umwana managenga oya nta nubwo mbizi simbizi good tuganye ku musozi w'ikiganiro cyacu ariko ndabinginze ngo kagira imana mwe nimukore subscribe kuri uru rukuta hanyuma musure Intime mwandika uko nguko mu Kinyarwanda Intime mu Kinyarwanda murebe filime yitwa Burya si buno mukore subscribe muyisagiza Rwanda harimo umwana mutoya cyane witwa Bera umwana w'imyaka arya buri afite imyaka ingahe imyaka 3 biriya binarika kina nimwe mwari mwabimutoje erega buri igiti kigororwa kikiri gito umwana uramutoza good ashobora kuzavamo umukinnyi mwiza ubwo rero abantu baze gusura urwo rukuta bakore subscribe twari kumwe na Intime mu kindi kiganiro uzadusangiza iki kugira ngo tuzaze dufite akantu tuje kuganiraho nzabasangiza iki bizaterwa ariko nago naburi inkuru yo kuba twifuza ko wadusangiza ku buzima bwawe kugira ngo dukore documentaire ijyanye n'ubuzima bwawe kuva mu bwangavu cyangwa se kuba mu mavuko ibintu nk'ibyo anyway it will be good yego murakoze so tukifurije ibihe byiza ariko nanone mbere uko dusoza umuntu ashobora gukenera kukuvugisha cyangwa yifuza kukuganiriza you can say your number ariko kambabwire bose banyarwandakazi ndabizi ko urukundo rwakambutse mu bantu pe nagake kakaba karatwimukiyemo kari gasigaye urumva oya ariko reka mbabwire pe abantu bajye bagaragaza urukundo uzi ko kuva natangira kujya nkora ibiganiro igihe cyose natangiye nimero nta n'umuntu yigeze mbona mpamagara rwose pe ibyo rero kubaha nimero nimuzishaka ntimuzazibura ariko rwose uyu munsi ndifashe no problem tukifurije ibihe byiza murakoze